Rero ndabasuhuje cyane nk'uko mubizi amazina yanjye banyita Nduwawe Alex nk'uko nabateguje neza ko ngiye kubazanira video ya kabiri ivuga kuri Fortune Retail n'ibiki naba ngiye kuvugaho aka kanya. Ninagarutse kare mbabwira ukuntu hari ibintu nshobora kuba nasoje video navuzeho cyangwa hari ibintu nshobora kuba nibeshye mu kuvuga. Hari ibintu twakomeje kugenda twumva bigiye bitandukanye, harimo nko kugira ngo ngubitse kugira ngo ube wabikuza amafaranga ufite ari 80 kuba wabitsaho 80 cyangwa mu gihe ushaka kubikuza amafaranga ari hejuru y'amafaranga ushaka kubikuza ugomba kubanza ukabitsaho amafaranga 10% kugira ngo ube wabasha kubikuza ayo mafaranga. Biza gutuma niba ugiye kubikuza miliyoni ugomba kubitsaho amafaranga 100,000. Ubivuze ngo urabikuza amafaranga, urabitsa amafaranga 100 ubikuze miliyoni bagukate n'irindi 10%. Ese ubundi iyi business ni business iki? Aka kanya mbanje kubiseguraho ku kibazo cyaraye kibaye nimugoroba haje kuba hari ikintu nshobora kuba nibeshyeho, ariko mbere yo kukibabwira reka mbanze mbisegureho. Ibi bintu ngiye kubabwira ndizera ko bitaza kuba byaba ku mutima cyangwa bibe byabagira ikindi kibazo bibe byabatera. Ndabasabye mumbabarire kuba bino bintu ngiye kubivuga, namwe muri abantu mukeneye kumenya icyo business yanyu icyo iri cyo, uko business yanyu ikora nuko ifatwa ku mbuga zishinzwe kugenzura niba business zifite umutekano koko. Nizere ko mwese mwiteguye kumva ibyo ngiye kubabwira kandi namuze kugira ubwoba. Imana irahari yuko izabikora ko amafaranga yacu agomba kuza, ariko ngiye kubaha amakuru rwose gikomeye ngo mwagira ubwoba. Twizere yuko ibyo bintu bizakunda. Ubundi habaho twese tuzi ko dukoresha website yitwa fortuneretail.com. Ubundi business yitwa fortuneretail.com ni business yo yizewe 100% nkuko nabikweretse. Iyo iyi business bita fortuneretail.com niyo ugiye kuri YouTube usanga conference yakoze ziri kuri YouTube zigaragara, ariko twe business dukora yitwa Fortune, cyangwa reka nze mbivuge mu buryo bwayo, yitwa www.fortuneretail.web. Hayongeraho ijambo bita web.com. Please mubyumve neza, yitwa fortuneretail.web.com. Iyi fortuneretail.web.com niyo website dukoresha, niyo platform dukoresha. Please munyumve neza. Nakoze ubushakashatsi njya ku bigo bishinzwe kugenzura izi website, ama website numve ko hari ikintu bino bigo byaba biyiziho. Nifashishije ibigo bigiye bitandukanye. Nifashishije ikigo bita scum.com, nifashishije icyo bita trustreview.ws, nifashishije ikigo bita whois.com, nifashishije ikigo bita scumadvisor.com. Yes, ibi byose nibyo ngiye kugenda mbasobanurira. Ubundi iyo twifashishije ikigo bita fortuneretail.web.com, iki ni ikigo bita scum.com, kivuga ko fortuneretail.web.com igaragaza isura mbi cyangwa yizewe nabi, aho yizewe ku kigero cya 1%. Iyi fortuneretail.web.com niyo business dukoresha. Bivuga ko iyi business, ubona ko aya ni amakuru yavuzwe mu kwa 8 ku itariki 31 2023. Broske mubanze mu byumve, iyi ni inkuru yanditswe mu kwa 8 ku itariki 31 2023. Iyi business urumva, ubwo nawe waza kuba wabyisomera, bigaragaza ko yizewe ku kigero cya 1%. Bikaba bigaragaza ko ifite impungenge nyinshi cyane zuko ishobora kuba yabasikama cyangwa nimbi cyane. Warning only for experienced user. Nyine anga urabona bari kuvuga ko nyine abantu bakoresha ano ma business online bagomba kwitondera cyane ku buryo ishobora kuba yavamo scam. Nifashisha urundi rubuga rwitwa Trusted Reviews.
icyo bita fortune retail web akadomo.com. Hano baravuga ngo is legit or scam. Iyi nkuru yanditswe ku itariki 8 z'ukwa mbere 2024. Mu byumve neza, iyi nkuru yanditswe ku itariki 8 z'ukwa mbere 2024 ivuga ko ubundi niba muzi ikintu bita domain, iriya www.com cyangwa www.web.com, iriya niyo bita domain. Ubundi domain y'ama business nago y'ama business a long term nago ijya munsi y'amezi 6, igomba kuba iri hejuru y'amezi 6, kuko mu byumve neza domain irishyurwa. Bivuga ngo domain iyo imaze igihe, niba imaze umwaka, ugomba uwo mwaka ari amafaranga uba ugomba kuwishyurira. Ushobora kwita ukomeza ukayikoresha cyangwa ukahita uyireka iyo domain yawe ikagurishwa. Rero ikintu cyabaye, fortune retail web akadomo.com yagaragaweho yuko ikoresha domain iyi fortune retail web akadomo.com nago igeza ku mwaka, igeza munsi y'amezi 12. Bivuge ngo reka ngende mbaha andi makuru agiye atandukanye. N'ikindi reka ngende mbasomera. Biravugwa ko iyi domain yakerewetinze cyangwa bayiremye ku itariki 30 z'ukwa munani 2023. Iyi domain ikaba iri munsi y'amezi 6, less than 6 month reference. Akabazo brother, ngewe nkuko nabibabwiye, muhere mu kwa munani, mubare amatariki, tubare mu kwa munani kugera mu kwa 12 n'amezi 4. Nkuko mubyumva bantu banjye, dufatanyije gukora iyi business ya fortune retail, hari ikibazo kinini cyane cy'uko iyi business n'ubundi irangira muri uku kwezi kwa kabiri. Iyi business ni scam. Bantu banjye mwashuye amafaranga kuri fortune retail, aha nanjye mbashije kugiramo ubwoba. Nari nanze kuyibabwira kuva kare, ariko nanjye amafaranga nashoyemo ubwanjye nanjye bineye ubwoba. Barakubwira ngo domain exploration data niba iri munsi y'umwaka, bivuge ngo icyo gihe niyo domain izarangirira, bashaka bayongera cyane bayongera. Ibintu bigaragaza nanone ko iyi business ishobora kuba ifite ikibazo. Iyi business ubundi ifite location zigiye zitandukanye. Ubundi barakubwira ngo umuntu waremye iyi company amazina yagaragara igice, ntago bigaragazwa uwayiremye kuko wanyawe. Izina rya company nirigaragara, address ya company nigaragara, telefone ushobora guhamagaraho bano bantu mu gihe ugize ikibazo nigaragara, email nigaragara. Ariko bakaza bakakubwira ngo igihugu yakerewetingiyemo cyangwa bayiremeyemo ngo ni United Kingdom. Ndaje mu kanya mbereke naho Ubwongereza. Ahangaha bari kuvuga ngo fortune retail web akadomo.com, hano bari kuvuga ko ari legit cyangwa ari scam. Niba domain yari barayandikishije ku itariki niba barayandikishije mu mezi 6, ko igomba kumura amezi 6, so it may not be reliable website. Ntabwo ari website yo kwizerwa cyangwa website y'igihe kirekire. Please do your personal research. Nyine anga bari kubwira ngo kora research ube wagira ikintu umenyaho. Please mwitonde. Fortune retail web akadomo.com yatangijwe ku itariki 30 z'ukwa munani 2023. Nuza kubara neza uraza gusanga ko iyi company neza iza kurangiza imirimo yayo ku itariki 30 cyangwa itariki 28 z'ukwa kabiri. Kuva aho ahantu from where fortune retail akadomo.com is operating, fortune retail akadomo.com is located. Dore ibyo nababwiraga nanone, iyo barebye ahantu ino business ikomoka cyangwa ahantu yabikorera, bakubwira ko ino business iherereye muri Canada, muri Ontario, muri Toronto, muri Amerika. Ibi bintu birababaje. Iyi business ubwayo nayo ni scam ubwayo, kuko ibintu yerekana nabyo ntago bigaragara. Bantu banjye, iyo dukoresheje urubuga bita scam advisor, rugaragaza ko fortune retail web akadomo.com
ari scam, bantu bari bavuga ngo ni scam or rigidity. Hano baravuga ngo this website is suspicion, check data below. Nyine nkuko hano bari kubivuga, urabona ko iyi website yizewe ku kigero cya 56%. Ikigero cya 56% ni gitoya, ni gito cyane ukurikije business ukuntu business za online zikora. Niba mubizi zino business za no business ndebe, hari indi business yigeze kuza mu Rwanda nayo ikora nkuko, noneho izana igihuha kimwe cyo kuvuga ngo amafaranga nawo washyiragamo amafaranga bakagukubira. Noneho haje kugeza igihe washyiragamo amafaranga, niba ushyizemo 100 akaguhemba 200, washyiramo 400 bakaguhemba 800. Haje kugera igihe habaho ikintu kimeze uko nguko, business yaje kuhita ifunga. Noneho bahita baza barababwira ngo kugira ngo business ifungure, kugira ngo wemere kubikuza, ugomba kubanza kubitsa amafaranga 50,000. Please, nicyo kintu ndi kubabwira, munyumve neza. Ayo mafaranga 80,000 bari kubasaba ngo mubikuze ari amafaranga nimuyatange. Aya mafaranga 80,000 bari kubasaba nimuyatange, nimugire ikintu mukoraho, mubareke mutegereze. Niba ari business igomba gufungurwa, niba atari scam, mutegereze bino bintu by'amadvertisement byabo biveho. Ibizi promotion bari kugenda babagabanyiriza kuri ya biciro, ni muwe mubiretse. Niba amafaranga yanyu n'umudi nta kindi kintu mwayakoresha, ni muyafate mupfe kuyashora mwaho, nta kundi byagenda. Iyo umuntu yahiye aba yahiye. Mwifata amafaranga n'utwe dufaranga dukemwe mufite ngo natwo mutujugunye. Please munyumve neza. Hano ari icyo bita scam advisor.com, n'ubundi kiravuga kuri Fortune Retail, bivuga ko yizewe gake cyane. Bitewe n'iki? Fortune Retail.com, we are into a website of rigidity. The review Fortune Retail web.com is somewhat lower according to our computer algorithm. Iyo bakurikije uburyo ama business ubundi akora muri rusange, ubundi iyi business nkuko ikigo bita whois.com kivuga ko dore ngiki ano baravuga ngo fact Fortune Retail web.com, baravuga ngo domain yabo ifite amezi munsi y'amezi 6, aho ifite amezi 5 from now. Ibintu birababaje. Kandi bongera bakavuga ko amakuru y'iyi business bita Fortune Retail web.com arahishwe. Ubundi iki kigo bita whois.com ni ikigo gishinzwe gukurikirana ama business ya online, barebe ko ibyo bigo ayo ma business ari scam. Yo ikurikirana icyo bita domain, bo bareba domain bakavuga ino business iri gukora ibi bintu ni business imeze gute. Hano nanone yavuze ngo address y'iyi business iherereye muri England. Email yayo hari bari bayibuze, ariko hano baraje baravuga ngo hey titi who is, urana ko iyi email ni ya whois.com, iyi niyo email yabo. Reka nze ngende mba andi makuru agiye atandukanye. Nkanga baravuga ngo website yabo yitwa Fortune Retail web.com, tayito yayo bayita smart retail. Iyi niyo business dukoresha. Barakubwira ngo domain age ni amezi 5. Amezi 5 yararangiye mwana banje, amezi 5 yararangiye. Bivuge ngo ku itariki 5 z'ukwa kabiri, bivuge ngo na itariki ishobora kuba zararangiye, kuko niyo mpamvu bari kudusikama. Nanone n'ikimenyimenyi, nureba abagent cyangwa bari aba manager, niyo mpamvu baragabanutse. Njewe nakoze ubushakashatsi ndeba mu manager twaganiraga online, aheruka byonyine kuri Telegram, ku itariki 21 z'ukwa mbere 2024. Imagine ni gute aba customer service niba ari abarokwiye gutanga service yaba aheruka kuri Telegram ku itariki 21 z'ukwa mbere 2024. Ibyo bintu bishoboka gute? Niba customer service uheruka kunsubiza nge twaganiraga yaherukaga kunsubiza ku itariki 6, ubanze nawe ubyumve neza. Yansubije ku itariki 6, ku itariki 4 bucya mbikuza. Icyo gihe niho hantu derukira kuvuga ni nanaherukira online. Imagine, banze ubyumve neza nawe, ibintu bitemo n'ubwoba.
hano baraza bakakubwira ngo certificate yawe iri valid, bakakubwira ngo SSR type, domaine yabo iri low domain, kuko ifite icyicaro gitoya, kuko ifite amezi 5. bivuge ngo ubu ngubu yararangiye, kuko baraza kuvuga ngo who is registration data. Iki kigo cyiyandikishije muri whois.com ku itariki 30 z'ukwa Munani 2023. Ahangaha bonge whois yongeye igihe heruka kuyapudetinga, yapudetinze mu kwa 9 ku itariki 2 mu kwa 9 ku itariki 2 2023. irongera yapudetinga ku itariki 30. ibintu bya ntago bisobanutse neza, itariki hano ni mu kwa 9 ku itariki 2. ahangaha ubwo ni mu kwa munani ku itariki 30. bivuge ngo iyi business cyangwa icyo nakubwira ngo iyi whois.com iheruka makuru ya fortune retail mu kwa 9. Please banyamuryango, mumbabarire kubwo iyi nkuru ushobora kubanzanye igasanga bamwe n'incamugongo kuri bo, ariko mumbabarire kabisa. Niba mubona nk'aba ba agent, reba nk'ukuntu bari kuvuga ngo the banking system has been upgraded to withdraw fund you need to recharge activate the bank. Please, ibi ni bya bintu nababwiraga byigeze kuba no muri ya business, aho habaye ikibazo bangi baravuga ngo nibitsa amafaranga kugira ngo ngube wakwemerwa kubikuza. Ariko how ni gute bakubwira ngo bitsa amafaranga kugira ngo kubikuza? Ibyo bintu bishoboka gute? Ndabizi hari abantu ushobora kuyatanga bakahita bayibabwa, ariko wumve ikibazo noneho kirimo. ngo urabitsa amafaranga, ngo ufate screenshot ko wabikije amafaranga, ngo babashe kuguhuza na banki ngo bagukore withdraw. Please, ibyo ntago bishoboka. Niba koko bazi ko bakubikuriza amafaranga, bagushyiraho limit y'amafaranga utemere kubikuza, kuvuga ngo wemere kubikuza amafaranga 50,000 gusa ni wemere kuyarenza. Ariko nibazi bavuga ngo ugomba kubitsa amafaranga 80,000. Gute? Ibi bintu ntago bishoboka. Ahangaha bakakomeza bakubwira ko ngo niba umaze kubitsa amafaranga 80,000 ngo account yawe ntago izongera kuba yahagarikwa nyine. Yes brother, nje ikintu nababwira mu by'ukuri sibyo, nababwira ngo aya mafaranga mwiyashora, mumbabarire mwikushora ano mafaranga, mwitwika amafaranga yanyu nyabona. Iyi business mureke tubanze turebe iyi business ahantu biri buze gushya bishyira. Mureke mwo gufata amafaranga ngo muyahambane n'andi ya kabiri. Ndabinginze mwikunda kuba mwabona inyungu ngo mushate kuba mwabikuza, ariko mwe ko mudatekereza kabiri. Niba wari usanzwe bikuza bigakunda, kubera iki bigiye gusaba yuko ugiye gufata amafaranga ngo ubitseho mbere y'ayandi? Please, fata amafaranga yawe investing mu bisanzwe, amafaranga ntanagenda kuko iyi business n'ubundi domaine yayo biragaragara ko kizarangira mu gihe kitarenze uku kwezi, kuko nibirenga ku itariki 15 iyi business itarahagarara, mumenye ko domaine yongerewe. Kandi ikimenyimenyi, iyi business iragaragara ko scum na biriya bintu byo muri Radisson Hotel bigaragaza yuko yabeshye. Ibiriya nabyo ni ukubeshya nta byabaye. Please, mumbabarire ibi bintu business dukoreye, mumbabarire mwo gushoramo amafaranga. Iyi business kuba igiye kurangira ahubwo yanarangiye. Bro, mumbabarire ibintu bitumye ndira. I'm sorry, tuzasubira ukundi. Bye.